We can and we will. We can and we will. Ladies and gentlemen, reka twongere tubasuze cyane tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ibyo muri gukora byose bikomeze bibagendekere neza. Uyu munsi none reka tubagezeho inkuru ya Mutesi Jolly Alia Cool ndetse uwo bita Saidi Rugumi, akaba ari umugabo wo mu gihugu cya Kenya, hariya umugabo businessman cyane ukomeye cyane. Ntago njya kure ya makuru yaramaze iminsi ahari cyangwa se acicikana. Rugumi Saidi mu minsi yashize no kuri channel yacu Black TV twabagejeje inkuru yuko ari mu rukundo na Mutesi Jolly, ariko kugeza kuri uyu mwanya uko bimeze mwese mwarabibonye, ntabwo bacana uwaka habe na gatoya cyane. Ubwo uwo bita Alia Cool no mushabitsi wa hano mu Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga mwese muramuzi, akaba ari n'umukobwa cyangwa se umugore wakoze itangazamakuru kuri Flash TV, ndetse yagiye agaragara no mafilime mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize, amafilime yagiye atandukanye cyane. Kugeza kuri uyu munsi rero Alia Cool akaba ari we uri mu rukundo na Rugumi Saidi. Muravuga ngo byagenze gute rero? Ni ukuvuga ngo Alia Cool yapostinze amafoto kuri urukuta rwa Instagram, uwo bita Rugumi Saidi ajyaho ashyiraho ama emoji cyangwa se yandika ngo my love, bisobanura ngo urukundo rwanjye. Ye baba we, noneho Mutesi Jolly si ukubibona gutyo ahita agishaza rya hatari, ishaza ahita akora unfollow kuri Rugumi Saidi. Hanyuma Rugumi Saidi nta kintu byamubwiye we, n'ubundi still n'ubundi murabona ko mu bantu babiri afollowinga company ye akorera cyangwa se ikora akazi ke ka buri munsi, agana followinga Alia Cool. Kugeza kuri uyu mwanya Rugumi afollowinga abantu babiri, mu gihe we afollowinga n'abantu bangana na miliyoni 8 muri kubibona muri ayo mashusho agenda atambuka. Hanyuma rero twakoze ubucukumbuzi dusanga cyangwa se dushaka impamvu Rugumi ari kwitabira cyangwa se kwibasira kuza kureba abakobwa bo mu Rwanda cyangwa se kuba yakundana n'abakobwa bo mu Rwanda. Twaje gusanga ari business yibereyemo. Yarebye uburyo ashobora kuza gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda, abona bitapfa kumworohera cyane mu buryo bijyanye n'uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo twasanze cyo nuko yabonye iturufu agomba gukoresha ari gukoresha abanyarwandakazi, kubera ko afite amafaranga, afite ubushobozi. Abakobwa bacu biwacu hano nabo rero kubera ikimero bafite, iyo ugaragaje cash baza birukanka cyane nk'imbwa zigiye gusama inyama, niko twabivuga. Reka tubabwire ko rero murabizi ko mu minsi ishize Miss Jolly yerekanye inzu yubatse hariya i Gacuriro, ariko mu bushobozi bwa Miss Jolly nta ruganda agira, Miss Jolly nta company ya atari afite ku buryo yakubaka inzu iri hejuru ya miliyoni y'idolari. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu nawe wakwibazaho ugatekereza, ugashyira mu bwonko bwawe, ugasanga igisubizo ari uko hari ubundi buryo byanyuzemo kugira ngo iyo nzu yibe yashyirwa ahagaragara. Icyo rero nicyo kintu twasanze ko Rugumi, amakuru tumaje kumenya nuko Mutesi Jolly iriya nzu ntago imwanditseho, yanditse mu mazina ya company runaka, iyo company tutashatse kuba twatangaza. Rero ni nabyo bivuze ko wenda Mutesi Jolly hajemo ubwumvikane bukeya na Rugumi, wenda no kuba yamuhashe muri iriya nzu wenda ntibabyumvikanaho. Mutesi Jolly akamera nk'agakingirizo ko kuba iriya nzu yahagarikwa mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva Mutesi Jolly kuba yaritabiriye Miss Rwanda, kuba ari umunyarwandakazi, kuba azwi, kuba yasaba uburenganzira bwo kubaka inzu mu bushobozi nk'umwana w'umukobwa, ntabwo byari kumurushya cyane. Ariko noneho urumva ko Rugumi niwe muntu yifashishije kugira ngo abashe kuba yamukorera icyo gikorwa. Niyo makuru twatahuye. Hanyuma igikurikiyeho rero Alia Cool ni ukurikiyeho. Ubwo rero twakwibaza ngo Alia Cool we agiye gufasha iki Rugumi Saidi, dore ko inzu yubatse hariya anyuze ku mazina ya Miss Jolly, ni inzu ihagaze miliyoni y'idolari. Mon cher ami, uwayibonye yarayibonye. Ikindi cyabayeho nuko bigaragara ko mu kuyitaha nta byamamare Miss Jolly yatumiye. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko hari byihishe inyuma.
Aliako nawe rero ubu ngubu ni ukurikiyeho turaza kumenya ngo what next, ibindi bigiye gukurikiraho ni ibihe kuri Aliako. Ariko ikintu nababwira cyo ni kimwe, bakobwa b'abanyarwandakazi mube maso cyane, mube maso cyane. Hari igihe ushobora kugenda ukurikiranye ubushobozi bw'amafaranga ukahasiga ubuzima bwawe cyangwa se n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Reka tubabwire ngo rero turakomeza tubakurikiranire urukundo rwa Rugumi Saidi na Aliako aho rwerekeza, dore cyane cyane ko Aliako we afite inzu. Murabizi ko mu myaka yashize amaze kubyara abana bagera muri 2, yabyaranye n'umu-Nigeria ari wamuteye inkunga kugira ngo abashe kubaka iyo nzu. Urukundo rwabo ntirwarambye kugeza kuri uyu mwanya. Reka turebe ibya Rugumi Saidi na Aliako aho byerekeza. Iyi ni Black TV 250, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Peace. We can and we will. We can and we will.